Ndabizi neza DJ Brian uramukunda cyane kandi bikuvuye ku mutima. Ubundi wifuza guhura na DJ Brian koko muguhuze nawe nona? Brian ndamukunda byatari man, ni last star baby ni gengo kumva. Giye kintu mukondera man, no muntu nyine azi kunera abantu man. Reka nongere ngusuhuze nkubwira ati warakoze cyane gukurikirana iyi Boot TV2 waba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda. Reka nkubwira ati Imana izagikomeza kumera umugisha kuri kamera za Boot TV. Tukaba dubafitiye umusore mwiza cyane kandi mubona w'igitangaza kabisa, ufite tatuwaje ahantu hose n'akagofero k'umukara n'agapira k'umukara nk'uko muri kuyibona. Twatangira tumuha ikaze kuri kamera za Boot TV atubwira n'amazina ye kugira ngo tubashe kwinjirana mu kiganiro neza. Abanje kubasuhuza abantu bakurikira Boot TV, abafana ba Boot TV kabisa, much respect kabisa, muraho kubahwa kubera ko Dan nabyo ni byiza nyine kuba twafashanya kugira ngo tubashe kwagura media nyine ikomeze itere imbere to. Username yanjye nyine nko yari abivuze, ni ngoresha Starboy Rwanda, ko banyita abantu benshi cyane ibyo banziho kuri social media ngiye ngoresha to. Starboy Rwanda, iminsi myinshi tumaze tudakorana, ikiganiro twigeze gukorana twagikoranye hashize nk'amezi 5 ko narindi kukubona. Wari uhugiye muki, wari uri mu biki? Narindi gushaka umufungo nyine kubera ko Dan urabizi nyine ibintu by'iki gihe byabaye ishaza. Urumva umuntu abari imihanda nyine ikintu ushakisha ko byagenda ejo nejo bundi ukuntu waramuka nyine umeze fresh. Urumva rero nari maze iminsi nihugiye cyane ndi gushaka uburyo nyine bigato. Allo Sorry, kandi umustar abari umustar nyine abari guhamagarwa n'amagenge ye. Twakomezanya nanone dusobanurira aho ibyo wari urimo ku mihanda bimeze gute? Kono bimeze nyine ubwo urumva nari maze iminsi nyine nihugiyeho. Urabizi nyine imihanda y'i Kigali ni abari gutuna abari insazi. Urumva rero umuntu abari street nyine uzenguruka ushaka umufungo urebe nimba nyine ejo nejo ubona utajya kwiba nyine cyangwa gusabirize. Niyo mpamvu umuntu nyine abagomba gukoresha imbaraga ziwe nyine Imana yamuhaye to. Gusa nyine ku bantu nyine bankunda cyangwa ku bantu bamfollowinga kuri media zose, much respect, nari bakumbuye cyane. Kandi ikindi TV yanyu nabonye cya kiganiro twakoranye, abantu baragikunze kabisa, ku bantu bakirebye kabisa, inshallah kabisa much respect ku bantu bose kabisa. Ubwo duherukana ntago wari ufite tatuwaje nyinshi nk'izi ngizi ndi kubona. Ese umubiri wawe ko uri kugenda uha tatuwaje nyinshi, ushaka kuba nka Lil Wayne ndetse cyangwa nka Bari Cross, ko tuzi yuko ari bo bafite tatu nyinshi muri mu marushanwa yahe kugira ngo turebe yuko icyo gikombe nawe wazagitsindira? Nta marushanwa ndimo, nta nubwo njyewe ego umuntu ashobora kuba yanyinspira w'umuhanzi runaka cyangwa ntago njyewe mbikora kuko Lil Wayne azifite, ahubwo njye nkora ibintu bindimo nakuze mbikunda. Ubu ngubu nyine hari igihe umubyeyi aba agufite ijambo runaka ikiri umuhanda yegiye ukumva, ariko nyine ngubu nsigaye narakuze nyine ngomba kwikora ibyo nshaka. Kandi kwa making sure nimba utazicuza. Njye ibyo nkora nyine bino nakoze ndabikunda cyane, ibintu nkunda cyane kandi byose bigiye bifite ubusobanuro. Niyo mpamvu kabisa ni ibintu nkunda binandimo kabisa bro. Ni ibintu bikurimo kandi unakunda cyane. Starboy Rwanda amenyerewe kuri Facebook, kuri Twitter, kuri YouTube, kuri Instagram, aho hose wahamusanga maze ukabasha kwibonera umuntu wa mbere ufite tatuwaje mu Rwanda nyinshi cyane ku mubiri we. Ese izo tatu waje kugira igitekerezo cyagute kugira ngo ufate umwanzuro wo kuba wakwishyiraho tatuwaje ku mubiri wawe? Ukuntu nje navuga nyine nakuze kera mbikunda. Urabona ba CB urikumva, ba Kenya West Dance baraba niggas ndabakunda cyane, bakuze banyespira to, nakuze nako banyespira. Urumva rero ba Lil Wayne nabo ndabakunda byata, nje nkunda amahodi school cyane ya state to. Niyo mpamvu just nyine kwa narabikoze nuko mbikunda to. Ntago nigeze mvuga ngo ibiki ngo ego wenda
hari igihe ushobora kuba wesipirwa n'umuntu cyangwa wenda ukunda umuntu runaka bitavuze yuko ushobora kuba wakora ibintu akora ushobora kuba ukunda ibihangano bye cyangwa ushobora kuba ukunda ati yiwe cyangwa fizikali ukuntu agaragara njyewe nabikoze kuko mbikunda tu ni ibintu nakuze mvuga ati igihe nikigera nyine narakuze hahandi nzaba nifiteho ijambo nta muntu ubifiteho nzabikora tu. Ese mu bakobwa b'abanyarwanda ko bo abo tugenda tubona bakiri bakeya mu kwishyiraho tatuwaje, se DJ Brian niwe tuzi ufite tatu ku kaguru, kandi uriya mukobwa kabisa yagiye yerekana ibyo ashoboye kuri social media, aratwika cyane akigarura abafaneza arabashimisha. Ese DJ Brian we iriya tatuwaje ye uyibona gute? Ese umubonamo ubuhe butwari biriya bikorwa yakoze byo kuba yashyira tatu ye ku mubiri we? Se biriya bintu ntibishobora kuzatuma yabura umugabo? Brian ahubwo nje much respect kuko ndamufana cyane ndanamukunda cyane, arananyespira nkunda n'ibiganiro byiwe. Abantu Rambaby wumve yuko arenze n'amakuci yose y'Ikigali to. Rambaby yubawe kabisa. Rambaby je ikintu nanamukundira, avuga ukuri kose, avuga ikintu kimurimo najya ashakisha hirya no hino to. Kandi ikindi nyine aranyespira to, afasha abantu benshi cyane kandi ubona yuko ari umuntu wagiye utera imbere mu buryo bugaragara. Ku bijyanye na tatu nyine buriya nibyo nawe akunda nibyo yahisemo kandi ni fresh, ngenda nabimukundira cyane ku ruhare rwanjye to. Nawe mukundiye mbimubonaho mbabona ari fresh to. Nanjye nifuza kuzaba nkawe to. Wifuza kuzaba nkawe? Ni umu DJ. Se wowe ikintu cy'ubu DJ we hari ikintu waba ubizi? Jewe ubundi ibintu nje nkunda DJ nyine nabyo nabikozeho, ariko ntago nyibikunda. Je nkunda artita, nkunda ibintu by'ubugeni. Hari ikindi nari nkubajije ati se ntago bishobora kumubuza amahirwe yo kuba yabona umugabo? Oya, nta hantu bihuriye, ahubwo imyumvire kugenda ishira muri Afrika cyangwa mu Rwanda. Kera twumvaga yuko umuntu ufite tatuwaje ari umuntu w'ikirara, ariko se nimba Brilliant byo nyine nta n'umuntu asaba, kandi umufunga afite, ndumva mu bakobwa bafite amafaranga mu Rwanda nawe yaza muto, ari mu bantu bafite amafaranga mu Rwanda kabisa, kandi yateye imbere mu buryo bugiye bugaragara, sibyo? None se kuba afite tatu nibyo, kuba afite tatu se byamubuje gutera imbere? Oya, nta hantu bihuriye, ahubwo ikuntu umuntu aba ateye nyine kimurimo, urumva nicyo kibasha kuba cyatuma atera imbere. Naho ubundi tatuwaje physical uko umuntu agaragara n'ibintu biri mu muntu yabitandukanye. None wowe si hari nk'ahantu ushobora wakunze nk'umukobwa, uwo mukobwa we yakwemeye akujyanye mu rugo iwabo se bakubonyeho ayo matatuwaje yose akuzuyeho, ntago bishobora kukubyara ikibazo bakaba bakwanga umukwe? Umukobwa wawe yari yabazanye? Oya, ibyo nta kintu byabimbwiye, banyanga bankunda taptu nibibareba cyana cyanyikondeye ntagitamo wallahi tutanagendeye ku babyeyi. None se ubundi ababyeyi bonde nibo bazatwubakira ko n'ubundi umubeba bazargishe ni manu kamujyana azaba akiri hudi wabo mani nibo bazaba mu gutungira. Ariko hari ikintu umubyeyi ashobora kuvuga ati mukobwa wanjye wikwita mu barara nka bariya, bamenyereye yuko abantu buzuye amatatunga ari abanywa tabi. Ubu reka mubwire uje no gutuma nita nkamenya kumva. Je reka manze mbabwire imyumvire y'ababyeyi ba kera barimo, abaho discours ba kera cyangwa bumva yuko nyine tatuwaje ari uburara. Tatuwaje nose ubu ngubu platinum zinikirara. Ubisa umuntu ufite umufungo umurusha mu Rwanda mu muziki ninde, cyangwa muri abo banyacyubahiro ninde umurusha icyubahiro? Kuvuga ngo ni wahabwa icyubahiro kuko ufite tatuwaje, ibyo ni imyumvire iri close man, imyumvire iri all level to. Ahubwo wowe banza urebe icyo umuntu, ikintu kiri mu muntu cyawe, icyo atekereza cyangwa icyo agambiriye. Physical ushaka ni nkuko umuntu ari wese ashaka kuba afite dread, urabona ko nabyo bitangiye kugenda bicika. Kera wumvaga ko umuntu afite ibirasta, ari rasta nyine afite dread, ari ikirara ntacyo, ariko tumaze kubibona yuko abantu babiciye amazi. Ubu peti bwose asigaye shyira ama dread cyangwa gatera tentire, uri kumva iyo myumvire kugenda icika ishira, kumva n'abantu bakina yifite bumva yuko ubwo ari n'ubugore ry'imane n'ubushite. Urumva wowe nimba ugiye guha umuntu akazi mane, wowe reba icyo afite, icyo aguha, umusaruro azaguha, apana kuvuga ngo physical ngo tatu. Kuko tatu nta hantu ihure n'uburara. Nose ubu n'abantu byinshi cyane birirwa barigishe ni mani
birirwa barigishene to babajyana kwa mboga cyangwa bajyana iwawa bose nuko baba bafite amatatuwaje. Kandi wibuke yuko hano ari mu Rwanda, ari muri Afrika ntago tuba tumenyereye ibintu cyane nk'ibyo ngibyo. Nubwo cyaba kinakizibuza se ubundi ko umuntu agomba kwikora ibyo ashaka, hari umuntu uvuga ngo wenda ikintu ushobora kuba wakora gishobora kuba cyahungabanya umutekano w'igihugu cyangwa gishobora kuba cyagira ibintu cyangiza muri society nyarwanda cyangwa ku isi public ari kumva icyo ntabwo nanjye nyemera. Ariko ikintu ushobora kuba wakora ku bwawe uzi yuko nta ngaruka cyageraho ku bantu to ari ubwawe ku mubiri wawe, ugomba kwikora icyo ushaka man bro, ugomba gukora icyo ushaka kuba ugikunda man. Urumva ahubwo njyewe ikintu nabwira abapeti b'ubu ngubu uzakora ikintu gituma uticuza. Ujye ukora ikintu kuko wowe ubwawe ugikunda wanagipfira man, sibyo? Niyo mpamvu rero ibyo nta hantu bihuriye kumva ngo umuntu afite tattoo ngo afite dreads ngo ni ikirara, we afite tentire ngo ni ikirara, we yambaye gutyo kuko bitewe ngo ni iki. Ibyo ntaho bihuriye, sibyo? Umuntu yambara kuko akunze cyangwa umuntu yigira kuko akunze to. Nawe ndemye myumvenge numva yagakwiye no gucika ikanavaho to. Yakagombye gucika ikavaho. Ababyeyi mwari mufite imyumvire yuko bashobora kuzabazanira abakwe buzuyeho amatatuwaje cyangwa bafite amadirede. Iyo myumvire mwumve yuko ngari ya kera. Uyu munsi dufite umusore ufite tatu ku mubiri ahantu hose nk'uko muri kugenda mubibona. Umunsi umukobwa wanyu yabazaniye umwe muri bano, ntimuzahungabane ngo mugire ikibazo mu mutwe, apfa kuba ari hazima kandi inshingano ze azisoza neza, azikora neza, atagiye kubateshereza umukwe umwana wanyu, atagiye kumutesha agaciro. Dore yuko biba byiza cyane umurasta nk'uyu nguyu, umusitari nk'uyu nguyu, iyo yubatse urugo rwe rugakomera, namwe murishima cyane. Dore yuko n'abari abanyamerika bagiye bazana zino tatuwaje, benshi muri bo barubatse kandi ibintu byabo babitwara neza ku murongo. Mwumve yuko tatu nta kibazo na gitoya iteye mu muryango nyarwanda. Mukomeze kandi mugire imyumvire nyine niyo si turimo kandi tugomba no kubimenyera. Starboy Rwanda, kuri iyi mihanda bimeze gute noneho? Twigarukiye mu mihanda ya Kigali, ariko hari abatipe bamwe na bamwe batari kwishimira tatuwaje zawe. Ni ukubera iki bikomeje guteza swaga ndende kuri icyo kibazo cyawe? Abo ngabo ni abanyeshyari, abona n'abaswera, njye nta nabatuka abaswera man, ngenda n'abatutsi. Nyine urumva ntago umuntu yakwishimirwa na bose, nta ndwara nakundwa na bose, nta muntu ukundwa na bose man. Uzacunge neza no muntu kuvugwa na bafite. Impamvu mbivuze muri comment zawe zo kuri Facebook nyinshi ugenda wakira baba gufakinga, kandi buriya ngo ntawe bagaya atatwitse. Iyo uri gutwika cyane ntubura bakugendaho. Nta nubwo ari n'agatwiko man, ntago ari agatwiko. Ahubwo nyine ikintu nge navuga sibyo, hari abantu badashimishwa n'iterambere ry'umuntu. Sinoga ngo iterambere iki n'iki, hari abantu badashimishwa no kubona umuntu ukuntu umuntu ameze to, ahubwo bakababazwa no kubona umuntu ukuntu yimereye neza, bakazana ibintu byine by'umuhagi n'iki, kandi ibyo ntabwo ari sawa bro. Ntabwo ari sawa, kubera ko buriya nawe nimba uba umfitiye imana ishaza ryinshi cyane. Impamvu mbikubwiye hari comment nasomye, umuntu mwari yanditse aravuga ati ese nk'izo tatuwaje ufite ku mubiri, umunsi wagize umwana w'umukobwa, abana nabo ntibazifuza kwishyiraho izo tatuwaje, cyane cyane kuba umukobwa, ati umukobwa wawe ageze igihe cyo gushyingirwa, umukwaraje asanze sebukwe ni agasaza gafite tatuwaje ahantu hose, ngo uwo mukwe wanyu uzaba waje kurambagiza iwawe nabona tatuwaje ntazahita akekereye ingeso mbi mu mukobwa wawe yuko se ubabyara ariko yabareze nabo. Buriya umwana wanjye nzabyara, ukumva ahantu bihuriye mani no kuvuga ngo papa wafite tatuwaje nawe yazishyiraho. Gicura kuba nzikunda nkazamubyara watazikunda bibaho cyane, sibyo? Nanone undi arongera ati, aravuga ati ese uwo mwana w'umukobwa umunsi yagize nyine umugabo akamusaba kumwereka se, ntazagira ipfunwe zo kukwerekana?
ibyo ngibyo ntaho bihuriye, imyumvire igomba no gucika, nibyo nari ndi kuvuga. Umunsi wabaye umusaza umukobwa nyine wawe yagize sheri w'umurokore, wenda tubyite w'umurokore, aramubwira ati shaka kunyereka papa wawe, aramuzanya asanga ni agasaza kambaye amasengeri gafite tatuwaje ahantu hose, umukobwa wawe ashobora kutazakwerekana. Ibyo nta kintu bivuze ngo arashobora kutazanyerekana se ninjye uzamwubakira urugo. Ibaze ya ngofero utayambaye ku nyine aho ngaho abanyanze uwo muryango yabujeho ni umuryango wawe, ni umuryango wanyanga wanjye cyangwa umukobwa wawe wibyariye yatinye kukwerekana bitewe na tatuwaje ufite ahantu hose. Hatinye kunyerekana biterwa n'uburere waramuhaye. Nese nanakuze mwereka urukundo akariya ibintu bya tatuwaje. Nese ubu ngo abana birirwa banga base nuko base bafite tatuwaje. Nawe azaba yakwanze. Abanyamakuru mwabaye mutima nawe ujye base ikintu. Ubu abana birirwa bunga base nabanye. Nuko base ariko ndi kukubwira ibyanditse muri comment bagwaye. Nta hantu bihuriye urikumva kubera ko impamvu baranimva yuko buri umwana waramuhaye buriri bukwiye ukumva ntago areba ukumeze ahubwo areba urukundo umuha nk'umubyeyi sibyo wareba uburyo umwitaho urukundo umuha impanuro nziza ashobora no kunambaza ati papa si kuki ibi wabishyizeho nanga ati mwana wanjye ibi nabishyizeho kubw'urukundo nabikundaga ariko bitewe nyine n'imyumvire mu Rwanda cyangwa ari muri Afrika ntago nagushishikariza ko wabishyira bishobora kuba byakugiraho iki ingaruka. Niyo mpamvu rero aho nta hantu numva bihuriye nyine ho kuvuga ngo peti wanjye kumva azanyanga cyangwa ngo azanga kuba yampresenta muri abo basheri biwe cyangwa biki ngo kubera ko mfite tatu ahubwo numva yuko yankunda cyane ko aho nta hantu bihuriye no kana nambure baravuga ari ijambo rivuga ngo teza umwana inzira nziza zarinda saa sibyo icyo nge nagakwe kumukorera no kumutoza inzira nziza njyewe yanyanga ntacyo bitwetse aptini muri icyo gupfa kuba nge mba nk'umugurere bwiza kandi nawe wakuze akumva yuko ashaka kubishyiraho namureka njyewe ubutumwa nasubiza bari abantu banditse muri comment zawe nababwira yuko izi tatuwaje wishyizeho zifite icyo zivuze kuri wowe. Inyenyeri nta muntu utayizi, Jesus nta muntu utamuzi, ni ibintu biri mu nzira z'Imana, ni logo z'Imana nk'uko tubimenyere twaje dusanga kandi twemera Jesus ntawe utamuzi. Inyenyeri iba ku bicu imurikira ibihugu byose byo ku isi kuri uyu mubumbe twituriyeho. Izi tatuwaje nta n'ikibazo mwakagombye kuzigiraho yuko tatu atari umutima w'umuntu nk'uko buri kubibona ari umukara ku mutima hashobora kuba hakeye. Abirirwa bandera comment bavuga ngo tatu uranagaswe hari umuntu ununze muri mwebwe hari umuntu umunze hari umuntu wenda uzi ko mbyuka uko ndamuka hari umuntu ndemera umufunga mbwira ati peti bimeze gutyo uko nuko nta muntu nsaba ndabiyamye mwabasweramo ukumva ujye mumenya izanyu nimba utakunze ifoto yanjye man bro ukumva cisheni genda following abushaka man cyangwa ukore byo wumva ushaka nindi byanyu utabikunze ndeka jya kureba iby'abandi cyangwa nimba warakoze follow ivaneho uri kumva man nta muntu ukundwa na bose mana n'umuntu wangwa na bose ufite abafans abantu bankunda man binura mutima zanjye n'inshuti abantu bawurabaza nshobora kuba mfite ikibazo runaka nkaba nabiyambaza cyangwa bagifite natugafasha tugasapotinga umva yuko rero iyo myumvire agakwiye gucika uri kumva yo kuvuga ngo ababyeyi ngo tatu ko tatu siwo muntu man uri kumva kandi tureke no kuvuga ngo tatu ntacyo zitwaye nuko umuntu ashobora kuba yipfuma none se abagore bavuka bipfumuje cyangwa abahungu bose bipfumuje bavutse bipfumuje uwo umuntu yipfumuza ahangaha cyangwa nawe nuko umuntu aba abikunda akabikora cyane ubuse abanyafurika ntibakunda imisatsi ibintu byo kudefiriza n'ibiki twavukanye se bavutse badefirije se ntibabikoze nyuma yaho nubwo nabyo twabyita ubwibone cyangwa bambara amamini cyangwa bambara ubusa amakuca ari hanze mani ahubwo imyumvire igomba kuvaho mani igomba kuvaho kandi igomba no gucika yabihuriye mani no ku muntu ateye kandi ha respect umuntu mani icyo akunda nimba atagusaba ntacyo nubwo wa mani unanamuha mani icyo umuntu akunda ni wamuhindura mani nibyo akunda nibyo yahisemo reka ngushime kandi ntago nge waba wowe ntago naba wowe cyangwa wowe si wabanjye abadukurikiye kuri kamera fa kuba ikintu ukora nta hantu gishobora kuba
cyagira abantu kibangamira tuvuge ngo mu abantu babangamira abandi abasingira nanjye ndende ariko muri wowe ukora ikintu kuri wowe kugikunze nta kizigera gihurira n'abantu it's okay ntacyo bitwaye man sibyo niyo mpamvu rero ikintu nge nasoza mbabwira botefu nari namakumbuye abafans banje much respect mukomeze mu following cyangwa ku comments mu like bwanyu ko numva ikindi kintu nge navuga nyine abantu bafite ibintu by'inzangano ntago ari sawa man ko twese tuzapfa tubisige man sibyo anytime man rikomva buriya nta muntu uzapfa ngajyane n'uwundi kandi njya numva n'abarokore bavuga imyizerere yawo buri muntu azibarizwa ku giti cye nta muntu uzabazwa undi ntabwo uzabazwa ibya runaka mani n'uyu ari umugore washatse cyangwa umwana wawe cyangwa umuvandimwe wawe nujya mu ijuru uzabazwa wowe ibyo wakozwe kuri iyi si ibyo wakoze kuri iyi si sibyo nabo Michael Jackson baritaye man sibyo niyo mpamvu rero ibyo ukomba reka kwinjira mu buzima bw'umuntu ahubwo wowe cunganwa n'izamu ryawe niri kunanira we ikintu ko naje kuri iyi si ni iki nahindura cyane iki nafasha abantu niki nafasha society iri ahantu sibyo niki ngomba guparticipa ngomba guparticipa sibyo ariko ibitakureba birike man nimba wenda tuvuge nk'urugero nkunda ukaba wenda ubangamirwa n'ibintu nkora cyangwa ukababazwa n'ibyo nkora va mu buzima bwanje igicishene bro cyangwa abakwegere cyane imbara nambwiye ukamuguranye ngagusobanura impamvu nakoze icyo kintu cyangwa nkora impamvu nkora ibyo bintu nimba utabyumvisha ukabona nk'ibirimo ubwo nyine niko umeze nyine tu ntago wamindu ntago kandi ari n'ikindi kintu nabaje kubona cy'abanyafurika ukuntu tumeze twumva yuko buri muntu wese aba yumva yuko ari umunyakuri kandi buri wese aba yumva yuko abantu baba nk'uko nawe ameze ntabwo bishoboka man buri mana yaturemye bitandukanye sibyo buri twese tugiye dufite characters zitandukanye dufite imyumvire itandukanye wowe jya usabwa tanga report ku bantu ibyo ushaka kubabwira iyo message yawe abayumva batayumva bareke man ko naga ari ibintu byabo nago bari abantu bawe reka nongere ngushimire wowe ukomeje gukurikirana Boot TV wibuka no gukora subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza kubana cyane kabisa warakoze cyane kabisa gufata igitekerezo cyo kuba wakanda aho ngaho uri umuntu w'umunyamuryango wa Boot TV aho uri hose kandi wumve yuko iyi TV ari yawe nanjye uzajya usanga ibintu byose biri kuri uyu muhanda wa Kigali muri iyi mihanda ya Kigali cyangwa y'u Rwanda